twashatse Jean Paul Sambutu tubanza kumubaza icyatumye biba ngombwa ko yandika itangazo rigenewe abanyamakuru nyuma y'ibyo byose. Cyarinde byari ibintu bibiri. Cyambere ari amaudio amaze iminsi ari hanze avuga ibintu byabereye hagati, avuga n'abantu baganiraga nk'abavandimwe. Hanyuma twari dufite groupe ya WhatsApp yitwa ngira nkugire, niho twakoreye ibintu gendana n'icyunamo guhera mu kwa kane kugeza birangira. Noneho rero groupe ibamo abantu bagirenga 200, abantu babacika cumu niko n'abarescape, harimo n'abandi bantu mbese twatangagamo ubuhamya. Nuko kubera ibi bintu bya covid urumva abantu ntago babashaga, byose byaberaga nyine ku online. Nuko ibintu twaganiriye biba bigiye hanze birimo izina ryanjye. Ati ibyo twaganiraga byabaga ni ibiki. Hari anniversary ya Kizito yabaye ku itariki 25 z'ukwa karindwi, aho abahanzi bishyize hamwe. Hari rushanwa ry'abarushanyijwe indirimbo, ababiteguye niko babiteguye. Hanyuma ngewe mba umwe mu baririmbyi bagomba gutanga amanota. Yego. Hanyuma rero ariko ikibazo si iki, kibazo nuko bambajije aho ngaho muri iyo groupe turi kumwe, baratangira barantongera kuki wakoze biriya, kuki bahita bamwe batinya rwose no nkuka bamwita ngo umwanzi w'igihugu wafatanyije n'abanzi b'igihugu. Ndabwira n'umwanzi w'igihugu ninde. Nuko ibyo twavuganye byose biramura ayo maudio, ntangira gusobanura ndetse mbabwira nabigisha, kuko numvaga ngomba kwigisha aho ngaho rwose, nubwo ari byo navuga. Uko iyo ubwiriza urukundo, uko iyo ubwiriza ufite ubumuntu, uba ugomba no kubishyira mu bikorwa. Si ngombwa ko wanga umuntu ngo nanjye untegeka kumwanga kandi ntangana. Mbese mu magambo make byari ibyo. Cya kabiri cyari indirimbo nanone y'umuhanzi twari turi kumwe icyo gihe, nawe kubera kubabara yagiye abona amamenase kubera ibyo bintu, none kumva muri izo audio nubwo barige batukaga, nawe yumvaga nawe bamutuka ngire batuka umuhanzi, ahimba indirimbo y'abahanzi, mbese yo kumva yabashyigikira. Ariko abikora atambwiye, ntiyigeze ambwira ngo anambaze ngo ati ese izina ryawe narishyiramo. Ubwo rero numvaga ngomba kwandika nkavuga ibyo bintu, bivuga mbisobanura. Nuko nibyo wabonye muri press release. Ibyo wenda turabigarukaho mu kanya gato, ariko ndagira ngo ubanze umbwire ukuntu wumvise ko ibyo mwaganiriye wenda mu gikari muri iyo groupe yanyu bigiye ku karubanda, ukumva ko abantu basa n'abagutwama cyangwa se baguhuriyeho bose banenga igikorwa wakoze. Wumvise umeze ute? Nyine birababaza, byarambabaje kubona ibintu. Icyambere ni ibintu nk'abantu batonganira mu muryango. Ibyo bintu biba bigomba gusigara muri mwebwe. Uko byaba bimeze kose n'abavandimwe batonganaga, ariko bikaguma aho ngaho, ntabwo byagomye gusohoka hanze. Kuba rero byarasohotse hanze nanone bikajya ahantu hose, nabyo byagaragaje amakosa ya bamwe, kandi si n'amakosa gusa, byagaragaje urwango. Urebye uko abantu bagiye babivugaho basanze harimo urwango. Igihe tugezemo rero n'ibintu twaciyemo, kubona abantu bakigendera ku rwango, abantu bagitegeka abandi kudakunda undi kuko batamukunda, ngo ni umuco mubi, ngo ni umuco tugomba kurwanya. Nkanjye ubwiriza urukundo, wigisha urukundo, nubwo mvuze ngo byarambabaje, byampaye ingufu yo kongera akazi nkora no mu byo nkora mu kubwiriza urukundo. Numvise ko rwose nsa nkaho ntacyo nakoze, ariko bakaba ariho ngiye kugira icyo nkora, kuko yaba ari ukuririmba, yaba ari ukubwiriza, yaba ari kwigisha, yaba ari kuvuga no kuganira, nta kindi numva nakora kitavuga urukundo, kuko ni rwo rwonyine rurwanya urwango.
urwango mu bana batoya. Muri abo ngabo harimo abana bari bato, usanga umwana arimo arakwigisha asa nk'uvuga ngo umuntu yanyibeshya akajya kuvuga ngo gukunda igihugu nkanjye wanakirwaniye imyaka yose narwanye, ndwanira igihugu kugeza n'ubu ngubu nkirengeraho ndi mu mahanga ari hose, umuntu w'umwana akajya kunyibeshyaho gutyo. Noneho icyiza nakubwira ni uko muri abo bose nibura hari umwe yaranterefone ambwira ati rwose twiyunge, byagaragaye ko bakoze amakosa. Iyo n'izo nzozi zitajya hanze wenda ntibyari kugaragara gutyo, ariko kuko bamwe bari batsimbarayeho wumva ko ibyo bavuze ari ibyo bizima, umuntu ukabona ntahishe urwango mu byo avuga. Kuki umuntu uharanira kwigisha urukundo n'amahoro n'ubwiyunge nk'uko bivuze yashidikanywa n'abantu baziranye ku buryo yakwitiranywa cyangwa agafatwa nk'udakunda igihugu? Nibyo uzakurikirane umuntu nyine wigisha ibyo n'ugira ikibazo, kubera ko ntabwo aba yumva yuko wagombye gukunda abandi, aba yumva ko muri kumwe kandi mugomba gutekereza kimwe. Nimba yanga abantu akumva ko abanga nawe ubanga, bikagera naho bibeshya ku muntu nk'umuntu wabuze ati nka Jean Paul ujya gucurangana n'amasabo kubera iki? Tekereza noneho kuririmba abantu baririmba uzarebe hose ntibajya bareba ibintu ngo uwo turirimbana afite ubwoko buke kuri mu muziki muba mukundana uko byaba bimeze kose. Nta muntu ushobora kukubuza kujya kuririmba gucurangana na kanaka, kandi abo bose ubwo ugasanga bibagiwe ko umuntu ari kuririmba cyari igikorwa cy'abahanzi. Ubu ugiye kuza kuntegeka mu mitekerereze yanjye cyangwa ugashaka kugaya igikorwa nakoze mu buryo bwa gihanzi wowe utari n'umuhanzi. Naciye bugufi rwose ndasobanura ko iki bintu mubireke, niko nababwiye ngo reka ibintu by'urwango, mureke ibintu byo kumva ngo nyangira uriya, ngo byabaye umuco, mubireke rwose. Kandi ugasanga umuntu n'umuco wo guhakwa, ukumva umuntu arashinja abantu ko badakunda igihugu kuko gusa uri mu muco wo guhakwa. Ni umuco nawo twagombye kureka. Byatumye iki kintu nkivugaho kuko benshi bakunda kukivuga. Ni umuco mubi uri kokama abanyarwanda, ni umuco mubi uri kugenda ukura wo kwanga umuntu. Sinumva ukuntu wakwanga, niba wowe byakunaniye gukunda wategeka umuntu kwanga uwo wowe wanga. Ariko se buriya ntaguciye mu ijambo Bwana Sambutu, buriya nkawe w'umuhanzi wemera ko hari abantu bakunda igihugu n'abacyanga? Ubundi ntibibaho. Ubundi nta muntu wanga igihugu, wenda umuntu yakwanga ubutegetsi, nicyo navuga. Ariko nkatwe twigisha peace building, gukora ibi bintu by'ubwiyunge, ikintu kitavugwa ntabwo ntibivugwa ko umuntu yanga igihugu, ntibibaho. Ntabwo bivugwa n'imvugo itabaho, n'imvugo turwanya. Ariko navubwira ahubwo uvuze umuntu ko yanga igihugu, ahubwo ucyanze ahubwo wowe ni gute wowe urushinja umuntu kwanga? Iyo bivuze ucyura imanzi ni wowe uri mu makosa. Ariko ni ibintu ntabwo byo nabivuga ngo ni iby'abanyarwanda byo mu Rwanda cyangwa n'ibihugu byose ku isi. Abantu barwanya igihugu babita ngo ni abanzi b'igihugu, n'imvugo abantu bose bakoresha mu bihugu byose. Ariko si imvugo. Ndabyibuka twebwe turi ku rugamba turwana igihugu batutugaga amazina arenze n'ayo ngayo, inyangarwanda, amazina mabi cyane. None ni twese twagiye naho gukora ibyo twarwanyaga. Ibyo rero nibyo umuntu yabaza rwose. Ubu aba ari twe tugenda ibyo narwanyije ngewe ngende nanjye mbikore. Wakwita umwanzi kandi uzarebe hari abantu biswa abanzi b'igihugu, ariko ubu ngubu ni abaminisitiri, ni abategetsi. Ugasanga umuntu uwamwitaga umwanzi w'igihugu ariko niwe uri kuyobora. Ni ibintu biriho, n'undi muco twagombye kurwanya, ariko nawo kurwanya ni ukongera imbaraga z'urukundo nizo zonyine zishobora gukora icyo kintu. Ndibuka ko hari abasaga n'abagira bati wishaka gufata impu zombi, impande n'ebyiri, hariho abakunda igihugu n'abatagikunda, uhitamo rumwe aho ugomba kubarizwa. Ubundi Bwana Sambutu we wibona he muri abo bombi? Babukoresheje na terime ngo ndatandaraza. Ariko bwabaye akabyiniro, nicyo kiri kuvugwa. Ahubwo gutandaraza we barabivuze mpita nsanga nibuka kera ko iyo nashaga abana bampoberaga ari benshi, ari inyuma ari imbere,
naratandarazaga kugira ngo batangushe, naho iyo nafatanyaga amaguru naragwaga kuko abinyuma arazaga gukubita ukagwa. None nabo nambwiye ngo utandaza wabireka se kandi bituma uhobera bose, ahubwo iyo ambwira ati amaboko yarambure uhobere bose. Urumva uruhande ndiho bari n'iterime bakoresha ngo mesa kamwe. Urumva mesa kamwe nyine narakamishe kumesa kamwe, nahisemo urukundo, mpitamo ubumuntu, mpitamo gukunda igihugu, mpitamo amahoro, mpitamo imbabazi n'ubwiyunge. Uko niko kumesa kamwe ni kumuhitamo, kuko ikindi cyose wahitamo umbwira nicyo gisenya igihugu. Iyo utangiye kumbwira ngo jya ku ruhande rwanjye wange abantu kuko mbanga ubushaka gusenya igihugu, ntabwo wambwira ngo mpite mu gusenya igihugu mu nkwemerere. Ariko icyo bavuga mu by'ukuri baravuga bati hari abantu bafashe urupfu rwa Kizito baruhinduramo impamvu zijyanye n'inyungu zabo bwite za politike, bavuga bati kuba wowe wakwifatanya n'abo bantu waba uyobye bwana Sambutu. Ikibazo rero bakibagirwa ko ndi umuririmbyi, bakibagirwa ko umuririmbyi, bakibagirwa ko ibyo yaririmbaga n'ibyo ndirimba, bakibagirwa ko ubwo bwiyunge nanjye nibwo nigisha. Ubwo se ushobora kumubwira gute nk'umuririmbyi ngo ne kujya kwizihiza undi muririmbyi? Sibyumva, kereka wenda ntari umuririmbyi, ntabwo mbyumva rwose. Ikindi umuntu iyo urabizi no mu muco wa Kinyarwanda nta muntu uhangana n'umuntu wapfuye, kirazira. Iyo umuntu yagiye aba yaragiye, ntabwo ujya mu bindi bintu, urumva, ahubwo icyo ukora usigasira ibyo yasize. Niyo yaba yagiraga nabi hari utwiza ufata ukavuga uti hari umuntu waririmbye ubumuntu, hari umuntu waririmbye urukundo, ugafatira icyo. Ariko ntabwo ari umuco nyarwanda, ntabwo ari umuco. Nk'abaririmbyi rero n'umwuga wacu nta kintu tugomba gukora ni ukurwanya ibyo bintu, ukarwanya ikintu cyose kizana kwangana, ugatsimbara ku rukundo ukaruteza, akaba ari rwo ushyira imbere. Uravuga gutya, ariko mu itangazo rigenewe abanyamakuru bavuze ko kuba abantu barahisemo gushyira ibyo mwavuganye ku karubanda bahise bafunga uburyo bwose bwajyaga gushoboka bwo kuganira kuri icyo kibazo. Umeze nk'aho nawe wafungiye imiryango bwana Sambutu. Gutese kandi yewe nakubwiye ko mpobera bose, kandi nkubwira ko n'umwe muri bo yampamagaye tukaganira, akashaka kubwo no kuza kunsura ngo tuzabonane tuganire. Urumva rwose yewe inzira yanjye ni imwe, ntabwo ushobora kuyireka, ni urukundo. Niyo naba nakosheje nsaba imbabazi, iyo naba umuntu yankosheje ndababarira vuba. N'ibyo nigisha ntugomba kubishyira mu bikorwa. Ikindi ibyo navuze nyine bahise bankura kuri urwo rubuga tutarangije kuvuga, nta nubwo banyumvise. Wumvise ukuntu navugaga nk'umuntu uri gushaka kumvikana ngo numvishe ko igikorwa nakoze atari kibi, ahubwo nabo bagombye kugikora. Noneho ukumva ntibashaka no kunyumva, bakavuga nabi, abandi bakanduka. Barangije bankura kuri urwo rubuga. Nyuma ariko basanga nyine harimo amakosa, kuko n'urwo rubuga bahise ruvaho. Ni ukuvuga ko ubu bakuvanyeho, ntabwo ushobora gukominika nabo kuri urwo rubuga? Oya, urubuga ntirukiriho, narwo ntabwo rukiriho. Bahise narwo ntirukiriho, urwo rubuga nta n'ubwo warubona ubu ngubu, ntabwo ntaruriho. Biramutse ari uko bimeze, ibintu byaba byararangiye nabi rero hagati yawe n'abo bagenzi bawe. Ariko ntabwo navuga ko ari nabi, kubera ko nk'ubwo umwe turavugana kandi nawe arabyemera, avuga ati hari amakosa yakozwe, ati nta nubwo bagomba gukura ku rubuga tutanarangije kuganira. Ati rwose nanjye ndabyemera ko ari amakosa, ati hari ukuntu twitwaye nabi, arabyemera. Ubwo abandi niba batanabyemera bo, umwe kuva abahagarariye abyemera, n'abandi ngo babyemera, kandi ndumva ko barabonye abakibura, ndumva byo byarabaye. Kandi biba bitaranabaye, ni abavandimwe ndabakurikirana. Hari n'umwe rwose muri bo dusengana duhurira mu biterane by'amasengesho, unigisha n'ijambo ry'Imana neza, w'inshuti. Ubwo ntituranavugana rwose, nshaka ko tuzavugana. Icyambere nshaka kumubaza, kuki wowe wagiye kuvuga rero wanyibwiriye ko wananyita telefone ukambwira ni ngombwa kujya kumvuga hariya, dushobora kuvugana nk'umuntu tuziranye? Nawe yarabyivugiye ati turaziranye kuva kera. Ariko ntacyo, kuko tuziyunga, byo ni ngombwa tuziyunga. Kandi umwe
yabikoze urumva biri mu nzira nziza. dore uko baravuga bati niba Ben Rutabana yaraburiwe irengero ntimukore igitaramo cyo kumwibuka cyangwa cyo kwibuka ibihangano byiza yakoze, kuki Mihigo witabye Imana we icyo gitaramo kiba mu buryo bugari kuriya kandi nta wundi muhanzi muragikorera? Ibyo bintu byo urabivugaho iki bwana Sambutu? Oya, ubwo se ninde utegeka? Uwo nguwo wabivuze azabahanzi uko dukora? Uwo nguwo wabivuze arategeka abantu nkande? Uwo nguwo se ubivuga umuhanzi? Niba yaba ari umuhanzi namubwira ntaha ngwino rero abahanzi dukora gute? Ibyo ngibyo ni kandi wabuza abantu kuvuga ibyo batekereza, ariko ntabwo ibyo batekereza bigenga ibyo ntekereza. Ibyo ntabwo bibaho. Igikorwa twakoze ni cy'urukundo, nta n'uwagishidikanyaho ko atari cy'urukundo. Nta gikorwa cy'urukundo rero umuntu ashobora kuza ngo akigishe impaka. Ibyo ntibibaho. Tujye kuri iriya ndirimbo Byumvuhore abasohoye indirimbo yitwa Rwanda Dohora, wavuze ko yakuririmbye mu ndirimbo ye akanayigutura atabanje kukumenyesha, wongeraho ko ibyo yakoze bimureba we ubwe. Ubundi nicyo utemeranya nawe mu byo yavuze muri iriya ndirimbo cyatuma ugira uti ubajye wifashe? Icyo ntemera no gushyiramo izina ryanjye, kandi nanamubajije mbese ku cyo ugushyizemo izina ryanjye, ati iyo nkubaza ntabwo wari kwemera. Ati ndakuzi, ubwo ujya mu bya bindi byawe byo kubabarira, ubwo ukongera ati ntiwari kwemera. Ati narabivuze mbikore, nari mfite agahinda, narababaye kumva tujombe bikwasi, kumva mbona amamesaje mabi, nta kibi nakoze. Ati nafashe icyemezo cyo kubikora. Ndamubwira ati kati numvise amawudio numvongeza agahinda. Aranambwira ati hari umuntu wakubwiye ngo wavuze ngo agapfa kaburiwe n'impongo, ubu nicyo cyana mu bafite cyane. Ndamubwira ariko n'abavandimwe bibaho gutonga. Ati jambo ati noneho ndamubwira ariko gushyiramo indirimbo tuganira, mubwira nti kuko umuntu yagira ngo hari menace mfite kandi ntayo. Tuvugisha ukuri Byumvuhore. Ati bariya ndamubwira ni bariya ni abantu ku giti cyabo. Ni abantu ku giti cyabo, ni abantu bavuga ntibafata ibyo bavuze ngo niyo mpamvu ntigeze nambwira n'icyo mvugaho mu itangazamakuru abashatse kumbaza narabangiye nawe. Ni abantu ku giti cyabo kandi tuziyunga ko ngewe nemera ubwiyunge, nemera ko ushobora kwiyunga n'umuntu, sinajyana nawe kumutamaza nuko n'ubundi indirimbo yari yasohotse bayasohotse nta kundi. Igisigaye ni ukurwana n'ibisigaye, ariko nta wayibyumva nyine yavuga ngo Jean Paul aratabaza. No, ntabaza meze neza, nta menace n'imwe mfite, nta muntu, nta mutekano muke mfite, nta kibazo mfite rwose. Ikibazo ni iyo myumvire y'abantu iri hasi tugomba gukuraho, n'urwango mu bantu rugomba kuvaho, nta kindi. Ariko ukurikije uko wanditse muri iriya tangazo biragaragara ko ukwishyira ukwizana kwawe gusa nkaho kwagabanutseho gake, kuko uravuga uti nyabuna ibyo bintu Byumvuhore akoze biramureba ubwe, nkaho bishaka gusobanura ko harimo ikintu utinya bwana Sambutu. Icy'ubwoba nabwo uri ikintu nkunda kuvuga. Ubwoba ni ikintu kiri cyane, kuko hari n'abantu nk'abo bavuga ibintu by'urwango ubu usanga ari n'ubwoba. Icyo nacyo ni ikintu nkunda kuvugaho cyane cyane mu makonferanse yanjye, icyo nita culture of fear tugomba gutsinda, kuko nta bwoba. Ibyo nanditse nabyanditse mbitekereje, kandi nabyanditse nshaka kutagira uwo ntoneka, gushyira mu kuri. Ni ukuri rwose. Byumvuhore umubaje nonaha ukamubwira uti Jean Paul wigeze umubaza mbere yo kwandika indirimbo, azakubwira ko rwose ntabwo yigeze ambaza, kuko nta nubwo narinda kubyandika, ariko navugaga nti indirimbo ishobora kugira ikintu ikosaho, ko indirimbo ni ikintu kizahoraho, indirimbo ni ikintu udashobora gusiba, indirimbo ni ikintu umuririmbyi izi by'indirimbo. Indirimbo ntabwo umuntu ayumva n'amatwi, burya indirimbo iragenda igakora ku mutima. Hanyuma rero muri ibyo bibazo by'abantu bafite imyumvire yo hasi, udasobanuye ngo bisobanure, abantu batumva ibintu, imyumvire y'abantu ntabwo iratandukanye. Uba ugomba gusobanura, byabaye ngombwa ko mbisobanura rwose. N'ubu nawe urakoze kubimbaza, kandi nabikoze mu buryo nabwo bw'amahoro, mbisobanura neza.
kuko ari izina ryanjye ririmo ntago ni nko umuwabyumva yavuga ngo Jean Paul ngo ashobora kuba ngo umutekano wari muke, ibyo nibyo nangaga. Ariko ntabwo ariko yavuze kandi urebye neza iby'iriya ndirimbo. Reka bwana Sambutu twemeranye yuko Byumvuhore Jean Baptiste nk'umuhanzi afite uburenganzira bwe bwo kuririmba ibitekerezo bye n'uko abona ibintu. Sintekereza ko hari ikintu yakagombye kugusabira uruhushya niba yararimbaga ibyo yabonye cyangwa se ibitekerezo bye. Kubera iki wumva ko yagombye kubanza kubigusabira uruhusa, cyangwa se ukaba wisobanura ku bintu utaririmbye byaririmbwe n'undi muntu? Yego, afite uburenganzira rwose bw'asibyanze, ariko ntabwo afite uburenganzira kuri jyewe kuvuga ngo jyewe barangera amajanja. Ntabwo ari byo, kuko numva ntabwo wamvugira ibintu ntemera ngo nanjye mbyemere. Ntabwo rwose nakwemera ko ikintu kivugwa ku izina ryanjye kandi atari cyo, kuko ntabwo wambwira ngo Jean Paul vuga uko umerewe mbyemere nimba ari byo. Kandi nakubwiye n'abariye ni abantu ku giti cyabo, ibyo bavuze ni ibitekerezo byabo, ntabwo navuga ko ngo bamereye nabi. Ni ibibazo bafite byabo byo kwiyumvira mu myumvire yabo, ntabwo ari uko n'ubu ugiye ubwanjye ndabita abavandimwe. Ibyo nicyo nagira ngo gusa nkosore. Mu yandi magambo, uretse kuba yarashyizemo izina ryawe, nta kindi kintu tumvikanaho nawe muri iriya ndirimbo yasohoye? Oya, izina niyo yaravuze ati na Jean Paul baramugira amajanja. Ariko urumva icyo bivuga mu Kinyarwanda. ariko gishobora kuba igitekerezo cy'umuntu ku giti cye bwana Sambutu. Ashobora kuba we ariko abibona. Ariko se Byumvuhore ninde? Ni umuhanzi, ni inshuti yanjye, ni umuntu twakoranye no muri ibyo bintu bavugaga. Ubwo se ibyo ngibyo umuntu ukorana nanjye turi kumwe, yego nawe abantu ntibaba barakimwe, abantu ntibagira byamukozeho. Yumvise amawudiyo yaranambwetse Jean Paul ati numvise amawudiyo ndababara, numva hose ndababara, kandi si wowe gusa, ni wowe babizi, ariko nanjye ndahari ndamwumva rwose. Ariko iyo aza kumbaza mbere nari kumubwira ntoya wivuga gutyo, nari kumubwira nti nta muntu ngira amanjanja ntawe ndemye rwose. Niyo mpamvu n'ubu turi gukora ikiganiro, niyo mpamvu nadashatse no kubivuga, kuko hari ibintu bishobora kuzana kumvikana nabi mu bantu kubera ko umuntu bamubuze bisa nkaho bamutabariza. Ntabarizwa nabikora nzi uko nabigenza. Niyo mpamvu rwose nagira ngo nkureho urwo rujijo. Jean Baptiste Byumvuhore twagerageje kumushaka hano ku Ijwi rya Amerika ngo tumubaze ibitekerezo bye kuri iyo ndirimbo n'icyatumye ashyiramo iryo zina cyangwa se akavuga uko yabivuze. By'umwihariko iyo tumubona, icya mbere twajyaga kumubaza ni impamvu ibikorwa by'abantu byagiye bikorwa n'abantu batandukanye yabyise Rwanda, akavuga ati Rwanda dohora, byose akabigereka ku Rwanda. Ndacyafite amatsiko, nitumubona tuzamubaza icyo kibazo. Ariko reka dusubire ku bijyanye no kwigisha amahoro n'ubwiyunge n'urukundo, kuko nibyo ukunda kuvuga cyane. Urebye kiriya gikorwa mwakoze wowe n'abariya bahanzi babiri, ni igikorwa uha akahe gaciro mu kwigisha urukundo mu Banyarwanda? Umutima w'impuhwe, umutima wo gutekereza abandi utirebaho, urukundo bikwemerera kutirebaho wenyine, kandi biguha urabona ibibazo twaciyemo, igihugu cyacu twaciyemo byose mu ijambo rimwe. Ugiye kureba ukabuza uti niki cyabiteye, wahita uvuga uti ni urwango mu bantu. Mu ijambo rimwe nicyo. Nanone mu ijambo rimwe, kugira ngo ibyo bibazo bitazongera kubaho, nta kindi nanone wakoresha. Ngiye nkunda kubyita ngo kizimyamoto. Nta kindi wakoresha atari kizimyamoto yitwa urukundo. Urukundo rero rutuma ugira impuhwe, kuki tudashobora kugira isomo dukora mu bintu byahise. Abantu usanga bibagiwe ibyabaye, ugasanga ni gute wakwemerera ko ibyo nkunda kuba mu Cyongereza the wounds
of the past. Hari abantu baba bashaka kuzana ibintu byabaye ejo hashize bakabizana ubu ngubu mbe aho ni the present ahangaha, bigatuma ukwishima k'uyu munsi gupfa. Kubera iki? Uracyatekereza ejo hashize. Kamere y'umuntu ikunda kuzana ibyahise ejo ikabizana, ugasanga kandi ibyishimo byanjye by'uyu munsi nibyo bigena ejo hazaza. Niyo mpamvu nkunda kuvuga nti ntabwo wahindura ibyahise amateka, ariko amateka natwigisha yo kutugenga. Amateka ntabwo agomba kutugenga. Mu byo rero nigisha mu kazi kanjye nabwiraga bariya, nanabwira nti muzi ibyo nkora, nibyo nababwiraga, ibyo nibyo nigisha. Niyo mpamvu haza imbaraga zo kubabarira. Ubabarira kugira ngo ugende, kugira ngo nawe utajya mu rwango. Iyo utabari ukora nka wa wundi, nta ndirimbo nakubwiraga yitwa you become what you don't forgive. Ukaba nka wa wundi wakuhemukiye, kuko nawe ugahinduka umwanzi, ugasanga umuntu abaye igikoko. Bamaze jenoside ikirangira abaye igikoko, nashakaga kwica jyewe umubwira nakiza ari uko mbiretse mbabarize. Kandi narahindutse, sinatinya no kuba ko narahindutse interahamwe. Hari abantu usanga rero kubera ko amateka n'agahinda, baheranywe n'agahinda, ntabwo babasha kubona abandi, ntabwo basha kubona abantu batinyuka bakakubwira ngo wowe gucurangana agakana, ugucuranga no mu muziki ugafata nk'umuntu nka Masabo, ifura y'Imana yaho ngaho wababariye uwamwica. Masabo uzi ko yababariye umuntu wamufungishije imyaka ingahe, aramubabarira uwo mugabo yaje umusaba imbaga, aramubabarira. Ubwo ntuzi histoire ye, ariko uri kumbuza agiye gucurangana na Masabo. Ibyo rero nibyo turwanya. Ndumva bisubiza mu kibazo mbajije rwose, bishyize hamwe kugira ngo mbashe kugusubiza ko ikibazo cyawe nacyumvise. Uravuga uti hari abatsimbarara ku byahise ndetse bikababuza gukunda bagenzi babo, kubabarira no kwiyunga, ku buryo batabasha gutekereza ibiri imbere no gutegura ejo hazaza neza. Wowe rero uri nk'uko umaze kubivuga mu barenza amaso ibyahise, ugasingira ibya none n'ibiri imbere, ukigisha urukundo no kubabarira. Abo bantu babiri batandukanye batyo urabona bazahurira hehe, Bwana Sambutu? Niyo mpamvu ndwaniye intambara, niyo mpamvu nahisemo kurwanira intambara, niyo mpamvu hari n'abantu bahisemo kurwana intambara, si njye nyine. Niyo mpamvu ariko si nimba udakunda n'umuntu, noneho wakubashye uwo muntu, wakubashye ikiremwamuntu kimeze nkawe, kuki umwumva utagira urundi ibyo nawe wifuza ko akugirira? Ese nimba warananiranye, kuki uroga abana bawe? Wenda byakunaniye, ariko yiroga umwana wawe, umwigishe kwangana. Niba ugiye no kubikora ihishe, umwana atakubona. Umwana wawe azakure yangana, ejo azakore jenoside kubera ko nta rukundo yakubonyemo. Ese nk'abemera Imana itegeko ko Imana itaduhaye irindi tegeko irigira irya kabiri cyangwa irya gatatu, kuki yagize irya mbere ngo kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe? Kuki aribyo Imana irahari naho ivuga rwose ijambo ryansinze yewe nkimenye Imana ngo nimukunda babakunda gusa muzahembwe iki? Ko n'abanzi n'abakora nabi bakora gutyo. Nimukunda abanzi banyu nibwo muzagororerwa ubwami bw'ijuru. Kuko ubundi uba ugomba gukunda umwanzi wawe, ukamusengera, ukamusabira n'imigisha. Birakomeye, uraza kugira ngo njye bintu byashoboka gute? Nimba narabishoboye nawe wabishobora. Kuko nimukunda babakunda gusa ntacyo bivuze ko nta bantu bose barabikora. Noneho wowe uritwa kuza Imana, kuri umukristo, warangiza muri abo twaganiraga warabyumvise mu audio n'abakristo, ariko ukajya kumva umuntu umukristo urimo uravuga ibintu birimo urwango, nta soni. Noneho ukabibwira yewe, ubwo umwana wawe uzamubwira iki? Noneho azakuboneraho izihe ngeso, azakuboneraho icyitegererezo gute? Ibyo rero wavugaga nibyo, biragoye ariko birashoboka, biragoye ariko birashoboka. Niyo mpamvu kubabarira tubyigisha, niyo mpamvu tubivuga, tubibwiriza. Umugani kwigisha ntiwabyigisha ko urabivuga ukabitangamo urugero, twigisha urukundo. Ariko izo bintu byose umuntu agomba kubikora, ugomba kubitoza, ugomba guhozaho, kuko ni intambara ya buri munsi. Ugahozaho, uguhozaho.
nibidukundira turaza gushaka Masabo Nyangezi twumve icyo abivugaho nawe, kubera ko izina rye nawe riri muri iyo ndirimbo yasohotse. Ariko niba ntakuniganya ijambo, Bwana Jean Paul Sambutu, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Niba kandi hari icyo washaka gukomeza kuvuga, uracyafite mikoro rwose, umwanya n'uwawe. Nta kantu nashaka kubwira abantu babwiriza, ako ndumva nshaka kubwira abantu bigisha ijambo ry'Imana, kuko nibo benshi, nibo bahuza abantu benshi. Burya abategetsi nitukana abagore bo bazashyiraho ubucamanza, badukorere, bashyiraho disipurine, uko abantu bitwara, kubaha ikiremwamuntu, ariko ibintu byigishwa, ibintu bivuga urukundo. Abantu bahuza abantu benshi ni amatorero, ni insengero. Niba usanga, navuga ko tw'Abanyarwanda 91% bose bahurira aho ngaho, abatari abagatolika n'abisilamu n'ibishyitsi. Nababwira nti mushyire ingufu, baribonye ibyo barabyumva, bashyire ingufu mu kwigisha urukundo. Niyo utabishobora, ariko rwigishe, haza abana bacu ejo hazaza, nibo ba nyiri igihugu, bazagendera ku byo twabigishije, tubasigira umurage mwiza. Naho ubundi ntimuvuge ngo abayobozi bazabikora, ibyo bafite akazi bashinzwe, ariko ibintu byo kwigisha urukundo no kubana ni rimwe muhuza abantu benshi cyane. Muhindure wenda ibindi bizajya byigishwa bibe ari ibya kabiri, ariko cya gatatu, ariko cya mbere cy'urukundo, kuko nicyo cyonyine, nizo imbaraga z'urukundo, nicyo cyonyine njye mbona gikenewe kurusha ibindi byose. Bwana Jean Paul Sambutu, urakoze cyane kuri uwo mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika n'icyo kiganiro duhaye. Murakoze Mutangoma.